aka ka message mukangereze ku ba boss batishyura, bamwe bishyura nabi bakajya guha umuntu amafaranga yiwe aruka ibibazo byamaze kumurenga. Niko nk'iyo umuntu aje kugukorera ukwezi kwa mbere kukuzura ntumwishyure, ukwa kabiri ntumwishyure, ukwa gatatu kukikubitamo, wajya no kumuha amafaranga ukamuha y'ukwezi kumwe. Niko ubu ubona uwo muntu yaraje gukora iwawe we nta bibazo afite byo gukemura. Noneho ikintu kimbabaza, ntimuba mwitaye yuko uwo muntu ugukorera ababa muri uyu mujyi wa Kigali yishyura inzu, yimenyera buri kimwe cyose, cyangwa se harimo ababyeyi baba bafite abana bagomba gutunga, bagomba kurihira za minerivare. Ibyo ntibiba bibareba. Turabazi benshi n'umuntu ajya kubwira ati mwabaye muduhaye amafaranga ko dukeneye amafaranga, ko ba nyiri inzu benda kudusohora, bikarangira ahubwo mubirukanye kubera ko bishyuje. Turabazi mwagiye mwishyurira ku gihe ko amafaranga yacu tuba twayakobokeye, ko niyo umuntu agize akabazo mu kazi kawe utajya ushyiramo tolerance. Kubera iki mwebwe mwumva yuko amafaranga yacu mwajya muyaduhera igihe mushakiye, igihe mubitekererejeho? Turazinduka isaha, kutayubahiriza iwawe biba ari ikibazo, tugatahira izindi saha zagenwe mu kazi, ariko kugira ngo mwebwe mwubahirize itariki twinjiye mu kazi kanyu muyiduhembereho biba ikibazo gikomeye. Bipfira hehe? Ikindi cya kabiri, ukuntu noneho mugenda ayo mezi yose agacamo mutaduhembye, ariko ntimunategure n'inama ngo mubwire abakozi n'ikibazo cyabayemo gituma ayo mafaranga tutayabona. Reka da, ahubwo uvuze mukamuhemba kwirukanwa. Mujye muduha amafaranga yacu tuba twaravunikiye, ntago tuba twaraje iwawe kugukorera nk'aho ari ikigo cy'imfubyi, nk'aho ari ikigo cy'imfubyi, nk'aho tuzadutahira merci. Oya, ibintu byo guhemba abakozi aruko ibibazo byamaze kubarenga, amafaranga mubahaye ntagire icyo abamarira, turabyamaganye, turabihakanye, turabyanze. Mujye muduha amafaranga yacu ku gihe, nk'uko natwe dukorera ku gihe, nk'uko tuzinduka ukamenya ngo tuje gukora iwawe, kandi ukwezi nikuzura niho tuzahembesha. Ujye umakinga sure yuko uwo mukozi wazindutse kuza gukora iwawe, cyangwa se nimba ujye umakinga sure nimba wangaje umukozi ko ufite n'ubushobozi bwo kuzamuhemba. Ibintu byo kudahemba umukozi warangiza n'ukwezi kwakuzura ntunamubwira ikibazo cyabaye, ntunamubwira ati yenda mwihangane muzahembwa mutinzeho gatoya, turabyanze rwose, turabyanze. Hari n'abarangira batwambuye, bakambura umuntu neza, ugasanga mu gihe cyose yatakaje azindukira iwawe kibaye imfabusa. Mujye mumenye ko natwe dufite izindi nshingano. Hari abana b'abakobwa baba bakorera baba mu mageto, hari abasore baba bakorera baba mu mageto, hari abapapa baba bafite ingo bagomba gutunga, hari abamama baba ari abapapa n'abagabo ku bana baba bafite inshingano. Mwarangiza mukabahemba kubambura, mwarangiza mukabemba kubishyurira nabi. Abo bana b'abakobwa bicumbikira, ubwo muzi ngo bari bukure hehe ibyo kwitunga, cyangwa se bari bwishyura inzu iki bakodesha? Si kwa kundi birangira umwana agiye kwiyahura mu mwuga utari uwe kugira ngo akunde abone uko abaho. Umva rwose turabyanze, turabirekaramye. Mujye mutwishyurira igihe, amafaranga yacu muyaduhera igihe, bitihise nimba mubona muzahemba mutinze mubiganiriza abakozi. Ibintu byo kubakorera mukadufata nk'aho ntacyo tuvuze muri kampani, tuba tukivuze kubera ko ibyo ugeraho natwe tubigiramo uruhare, natwe tugukora akazi kawe neza. Tutakoze ibyo uri kwinjiza cyangwa izo nyungu ntago wazibona. Ariko nimba twazindutse tuje ku murimo, nawe jya ubiha agaciro, umenye ngo nanjye mfite abantu bazinduka baje gukora iwanjye buri kwezi, nanjye ngomba kuzajya makinga sure ko nishyuye. Murakoze.